iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa3.radio.voa.com. Muri uyu mwanya muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Ikaze mwese kuri radiyo yanyu. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ngende hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Inshuti z'ijwi ry'Amerika ntongere mbahe ikaze mwese kuri radiyo yanyu. Uyu munsi kuwa kabiri wa buri cyumweru ni umwihariko w'abagore n'abakobwa kuri radiyo yanyu. Ni umunsi rero turaba turi kumwe n'umunyarwandakazi Yvette nyina w'umuntu. Turareba ibijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa mu kumutegurira ejo heza hazaza. Umukobwa n'umuhungu barareshya imbere y'amategeko, uburenganzira bwabo burangana. Ariko se muri sosiyete byifashe gute? Bafite amahirwe angana? Nizihe nzitizi mbese umukobwa ahura nazo by'umwihariko mu burere bwe cyangwa se mu myigire ye? Ni iki gikomeje kumubera intambamye zimubuza kugera ku musaruro cyangwa se ku rwego nk'urwa musaza we? Ikibazo rero gihagaze gute? Harabura iki? Hakorwa iki? Muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara. Umusanzu wanyu urakenewe muri iki kiganiro. N'abatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu. Ni umuyobozi w'umuryango Save the Generation, Yvette nyina w'umuntu. Uraho neza, urakomeye? Uraho neza Eugenie. Yego, nuko ni byiza. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye ijwi ry'Amerika ndetse n'abakunzi bayo. Urakoze cyane. Wabanza se muri make ukatubwira umuryango Save Generations uwo ari wo n'intego yawo nyamukuru? Yego, murakoze. Umuryango Save Generation Organization ni umuryango nyarwanda utari uwa leta. Duharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. Intego zacu ziri muri icyo duharanira, ni iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. Ni umuryango watangiye mu mwaka wa 2015. Tukaba dukorera mu byiciro bitandukanye, dukora ibikorwa bitandukanye birimo iby'uburezi, ibyo kwita ku mwana iterambere rye, ibyo kwita ku iterambere ry'urubyiruko ndetse n'umugore, ibyo ku ubuzima, cyane cyane twibanda ku buzima bw'imyororokere ndetse no kuringaniza urubyaro, ariko ku bana b'abakobwa n'abahungu ndetse no ku bagore n'abagabo, ndetse n'ibyo kubungabunga ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Ni byinshi. Ubwo reka tufatemo nka bimwe turebe cyane nk'ibijyanye n'umwana w'umukobwa, mu bijyanye yenda mushobora kuza no kutubwira n'ibyo bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kuko nacyo ni kimwe bakeneye kumenya mu ntambamyi bahura nazo, nacyo kirimo. None iyo murebye mwebwe muri uwo muryango wanyu, musanga uburere bw'umwana w'umukobwa muri rusange buhagaze gute? Murakoze. Uburere bw'umwana w'umukobwa uko buhagaze, twebwe uko tubibona mu muryango Save Generation Organization, uburere bw'umwana w'umukobwa bunajyana, si uburere gusa tureba ku mwana w'umukobwa, ahubwo tureba umuryango, mu muryango uburere butangwa, uburere bumeze gute, buhabwa nde, harimo n'umwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu. Nubwo ndabashimira yuko n'umwihariko wabaye ku mwana w'umukobwa,
uburere bw'umwana w'umukobwa buba bushingiye ndavuga ku bisanzwe bibaho ku muco nyine umwana w'umukobwa uburyo arerwa bijyanye n'uko umuco nyarwanda umeze bijyanye n'uko hari uburere ahabwa mu ishuri hari uburezi ahabwa mu ishuri mu muryango ndetse no muri kominote cyangwa mu rusisiro ahaba aho hose harimo uburere bubasha gushyira ku cyerekezo umwana w'umukobwa kandi aho hose mu bikorwa dukora aho hose umwana w'umukobwa abasha kubonera uburere ni nako hose dukorana naho ndetse hari n'uburere akura mu idini cyangwa mu itorero usibye mu muryango aho avuka usibye mu itorero no mu ishuri no muri kominote muri rusange. yego none iyo murebye mwebwe musanga aba bana barerwa kimwe tuvuge uvuze uti babona uburere mu idini mu muryango mu ishuri aho baba mubona hakurikije umuco mubona abo bana bahabwa uburere bumeze gute hari aho mubona umuco ushobora kuba wabatambamira ukababera intambamyi mu bijyanye n'uburere? mutwihanganire umutumirwa wacu telefoni ye igomba kuba icitse turongera tumuhamagare hanyuma tuganirire atubwire ibijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa cyane cyane n'ubwo barera n'abana b'abahungu ariko namwe nk'uko nabibabwiraga mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu mutange umusanzu muri kiganiro. radiyo ijwi ry'amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tugiye gukomeza kubaganirira ku bijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa ariko mutwihanganire gatoya umutumirwa wacu abanze agaruke ku murongo. igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu. yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. radiyo ijwi ry'amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Telefoni yari dubereye intambamye ariko umutumirwa wacu arongeye haragarutse. Ivete na kubazaga ibijyanye n'uburere bw'umwana mu muryango mu idini aho aba wavuze ko ahanini bishingira ku muco. Hari aho mubona bishobora kuba uwo muco wabangamira yenda umwana w'umukobwa mu bijyanye n'uburere ahabwa buba butandukanye n'ubwa musaza we? yego cyane murakoze. dushingiye ku isoko y'aho uburere buturuka nk'uko babivuze kandi nk'uko nabivuze yuko kenshi uba usanga isoko yabyo ari mu muco. yego bigira intambamyi cyane ku bigendanye n'uburyo bw'imirere y'umwana w'umukobwa ndetse n'ibikenewe kuko umwana w'umukobwa tubona ari umwana uyu munsi niwe mubyeyi w'ejo niwe muyobozi w'ejo niwe uzafata inshingano ejo. rero rimwe na rimwe uba usanga umuco ubasha kumubera inzitizi zo kubaka we ubwe kugira ngo abashe kuba uwo sosiyete cyangwa se uwo umuryango cyangwa igihugu cyifuza ejo. ndetse usibye no kugera ejo no mu buzima bwa buri munsi hariho nk'aho wenda umuco umwigisha kwifata umwigisha uburyo bwo kwitwara uburyo bwo kuvuga cyangwa gukora ariko rimwe na rimwe wagera mu buzima busanzwe bwa buri munsi ugasanga birakwiriye yuko aba ubasha kugira uruhare aho abasha kuvuga aho abasha gusobanura icyo yifuza aho abasha
guhitamo icyo ashaka kandi akagikora. Sinshatse kuvuga yuko hataba amahitamo mu muco wacu arimo, umwana w'umukobwa afite guhitamo, ariko rimwe na rimwe hariho uko umuco ubasha kumuzitira mu buryo bw'imyifatire, mu buryo bw'imyitwarire, mu buryo bwo guhitamo uwo yifuza kuba cyangwa icyo abasha gukora. Rimwe na rimwe bibasha kugira aho bibasha kuzitira umwana w'umukobwa, aho umuco ufite icyo uvuga, uburyo bw'imyitwarire y'umwana w'umukobwa ntago wenda n'urugero ntavuga asakuza, ntago yitwara gutya, ntago akora gutya, ariko ugasanga rimwe na rimwe mu buzima bwa buri munsi hari icyo nawe mu ruhare akwiriye kugira. Arakwiriye yuko abasha nawe kugira uruhare, abasha kuvuga, abasha gukora nk'uko mugenzi we w'umuhungu nawe abasha gukora, abasha kwiga ikoranabuhanga akagira uruhare, abasha kwiga imyuga itandukanye, abasha kuba umuyobozi. Ni na byiza yuko dufite igihugu giteza imbere umwana w'umukobwa, gishyira imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa. Icyo tukibona kigira uruhare rukomeye, ndetse rwo kugira ngo n'icyaba ari ikintu cyose cyangwa umuco wose waba usigaje inyuma umwana w'umukobwa abashe nawe kuza imbere. Ariko kuko ari ikintu umuntu aba yaravukiyemo, yaragendeyemo, usanga impinduka cyangwa iterambere ryose ni urugendo, n'impinduka yose ni urugendo. Nubwo ibyo bigihari, ariko haracyari urugendo rwo gukora kugira ngo n'umwana w'umukobwa agere ku kigero gifatika nk'icya mugenzi we w'umuhungu, ari mu ifata ry'ibyemezo by'ibijyanye n'ubuzima bwe ku giti cye, ari mu guhitamo icyo ashaka gukora cyangwa kwiga, ari mu guhitamo ubuzima yifuza kubamo cyangwa n'ibindi. Ni urugendo, ariko ubona ko izo nzitizi zikigaragara mu buzima bw'umwana w'umukobwa. Turaza kureba ubwo yenda uko mubafasha kugira ngo izo nzitizi bagende bazirengaho. Ariko nk'uko ikiganiro muri Isanga ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Twagirayezu Marcel. Uranyumva Marcel? Ndabumva neza. Mwiriwe, murakomeye? Mwiriwe, turakomeye. Nawe umeze neza? Nanjye meze neza koko, nk'uko bivuze. Nitwa Marcel, mperereye mu Rwanda hano mu mujyi wa Kigali. Yego. Igitekerezo rero cyangwa ikibazo? Umutumirwa wacu. Yego. Icyo navuga rero ku bijyanye n'uburezi bw'umwana w'umukobwa mu Rwanda, buri wese burya ijya kurishihera ku rugo, ni ukuvuga aho umuntu aherereye. Hari intambwe imaze guterwa ku buryo usanga urebye mu myaka yashize n'uko uyu munsi bihagaze biratandukanye cyane. Uyu munsi ubona ko hari ukuntu umwana w'umukobwa yizihiwe, kubera ko abakobwa bagira ubuzima bwabo bwihariye. Iyo umwana w'umukobwa yagize ikibazo kimutungura, usanga ku bigo by'amashuri hari ibyumba byahariwe abakobwa bibitaho mu gihe yatunguwe na bimwe by'ubuzima bwabo bw'umwihariko. Ariko aha ngaha nkabaza uyu mutumirwa ikibazo, usanga hari imiryango cyangwa se amasosiyete avuga ko arengera inyungu z'umwana w'umukobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange, ndetse na leta hakaba uburyo igerageza kugabanya imisoro ku bijyanye n'ibyo igitsina gore gikenera by'umwihariko, ariko baba bashaka kwibanda ko abana bakiri mu mashuri badakorera amafaranga, ariko ugasanga ibikoresho bakenera biracyahenze. Noneho umwana uturuka mu muryango ukennye, cyangwa se nk'iyo mu cyaro hatazwi niba umuntu afite sosiyete ukabona ikorera mu gice runaka ariko ahandi itahagera, ugasanga aba bana ya mahirwe ntabageraho. Bakorana bate n'inzego zindi zitandukanye, ku buryo mu ntara hose, mu gihugu hose, mu mirenge, mu midugudu hose, buri mwana w'umukobwa ahari, ku buryo amenya uburenganzira bwe igihe buhutajwe, ku buryo amenya aho yabariza. Bakorana bate n'abayobozi mu nzego z'ibanze. Hanyuma icya kabiri, uyu munsi ubona ko hariho abangavu benshi baterwa inda. Mu guterwa inda benshi bagaheba amashuri, uretse ko wenda leta ibafasha rimwe bamara kubyara bagasubira ku mashuri, ariko hakaba hari n'uburyo nanone bwo kuboneza urubyaro. Hari ubukangurambaga bwigeze kubaho bw'uko abana b'abangavu niba baboneza urubyaro, icyo gihe bafatirwa umwanzuro nande umwana w'imyaka 16, 17 w'umukobwa, kuko amatorero atigisha agakingirizo no kuboneza urubyaro. Amatorero amwe n'amwe atabyemera, ariko nanone kubona abana benshi bavuye bagata amashuri nabyo si byo. Burya niyo yagiye kwiga afite umwana, kiba ari igikomere kuri we no ku muryango muri rusange. Bakorana bate n'inzego ku buryo
umwana wakanguriwe kwifata mu gihe bidashobotse, iyo bavuze ngo abangavu babonetse imbyaro bafatirwa ibyemezo nandi, aho ngaho nahaze kudusubiza kugira ngo bwa burezi koko bw'umukobwa bugende nta kibubangamiye, niba yanacitswe agakoreye iyo mibonano mpuzabitsina aba adashobora gukuramo indi iratuma atiga. Ntekereza ko aribyo byaba byiza. Murakoze, bwadusubiza aho ngaho. Urakoze cyane Marcel. Reka ubwo noneho mu mwanya Yvette, ibibazo bya Marcel wabyumvise. urakoze Marcel ku bw'ibibazo byiza. Ndahera ku kibazo cya mbere cyo kuvuga ngo se ko hari imiryango myinshi ikora koko ku buzima bw'umwana w'umukobwa, ariko dukora n'inzego zitandukanye gute ku buryo abana b'abakobwa babasha kubona bya bikoresho. Yatanze urugero rw'uburyo n'ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango, n'ubwo imisoro hariho itegeko ryo kugabanya imisoro yabyo. Ese dukorana gute n'inzego kugira ngo abana b'abakobwa babone bya bikoresho ndetse babashe n'uburenganzira bwabo bubashe kubahirizwa? Icyo ngicyo nagisubiza yuko nk'uko mubizi iyi mpinduka yose nabivuzeho ni urugendo. Nk'imiryango itari iya leta nibyo koko tugira imikoranire n'inzego za leta mu buryo bwo gufasha umwana w'umukobwa kugira ngo abashe kubona ari ibikoresho by'isuku bikwiriye, ari kubona n'ibindi agenerwa mu burenganzira bwe nk'umwana w'umukobwa. Harimo rero n'uruhare rw'umwana w'umukobwa wakivuzeho cyo kugira ngo amenye ngo si uburenganzira bwanjye ni ubuhe, uburenganzira bwanjye nabuharanira gute. Uruhare rw'imiryango itari iya leta ni ukwigisha abana ku bigendanye no kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo, kandi uburenganzira nk'uko mubizi bunajyana n'inshingano zabo ni izihe, inshingano za kominote ni izihe, kandi uburenganzira bwabo ni ubuhe. Harimo kwigisha, harimo no gukora ubuvugizi. Ahangaha muranyihangana ndavuga nk'umuryango utari uwa leta, usibye kubigisha ku burenganzira bwabo, ariko harimo no gukora ubuvugizi ku kibagoye. Wakomoje ku kigendanye no kubona ibikoresho by'isuku bikiri mu gihe cy'ubuvugizi kugira ngo ibyo bikoresho by'isuku ibiciro byabyo bigabanyuke, bibashe kugera ndetse no ku bana b'abakobwa bose bitabasabye ikiguzi cyinshi. Icyo kiracyari mu buvugizi, kandi ni byiza yuko itegeko ribyemeza rirahari. Ubuvugizi kugira ngo bibashe gushyirwa mu bikorwa nabyo buracyakorwa. Aho rero habamo uruhare rukomeye rw'imiryango itari iya leta ikorana n'abana b'abakobwa ndetse n'abagore kugira ngo ibyo bikoresho bibashe kujya ku giciro kibasha kugirwaho uruhare na bose, kubonwa na bose, kandi noneho na ya misoro ibashe kugabanyuka. Hari noneho no kubasha gushyikiriza abatabashije kugira bya bikoresho, kubaha bya bikoresho. Harimo imiryango itari iya leta igira ibikorwa bitandukanye byo gutanga ibikoresho mu mashuri ndetse n'ahantu hatandukanye kugira ngo abana b'abakobwa babashe kubona ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango. Harimo n'abandi bigisha imyuga mu buryo babasha kwigisha gukora ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango binyuze mu kubikora. Harimo organizations zimwe zigisha ubumenyi nk'ubwo, harimo na social enterprises zibikora, ku buryo tubona ko hari icyizere y'uko ikigendanye n'ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango bibasha kubona igisubizo twabigizemo uruhare twese. Ndetse na cya kintu cyo kubungabunga uburenganzira bw'umwana nacyo gikomeza gukorwa no gukorana n'inzego zitandukanye. Yego. Hanyuma ati hari n'ibindi bibazo bijyana no gufata ibyemezo. Umwana w'umukobwa yo bamwigishije ibyo kwifata bikanga, ninde umufatira icyemezo mu bijyanye no gukoresha uburyo bwo kuringaniza imbyaro? Murakoze cyane kubw'ikibazo. Ufata ibyemezo by'umwana w'umukobwa ku bigendanye n'ubuzima bwe bw'imyororokere, ni byiza yuko hari amategeko. Uyu munsi hari amategeko aho biracyari
kubiganirwaho ku kigero cy'umwana n'iryari ajya kwaka serivisi zishingiye ku buzima bw'imyororokere ku myaka ingahe. Uyu munsi haracyariho kuganirwa no kureba uburyo iyo myaka yava ku myaka 14 ikabasha kujya munsi, ariko iyo turebye nk'iteka rya minisitiri ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018 rivuga ku kigendanye n'uburenganzira n'impamvu 5 zibasha gutuma habaho gukuramo inda, tubona yuko zimwe muri iyo serivisi igihe umwana harimo ingingo 5 igihe yasaba iyo serivisi bimuha uburenganzira bwo kuba ubwe igihe abamurera cyangwa ababyeyi be batabashije kumvikana ku cyemezo gikwiriye gukorerwa ku mubiri we, yuko umwana ari we wifatira icyemezo cye. Kandi no mu bisanzwe kwaka serivisi ku buzima bw'imyororokere, kuganirizwa, guhabwa amakuru ku buzima bw'imyororokere ni uburenganzira bw'umwana, kandi niwe wifatira n'icyemezo cyo kugira ngo abashe kumenya ayo makuru ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Haracyariho kuganirwa ku kigendanye n'imyaka n'iryari cya cyemezo kibasha gufatwa, kandi ni ku myaka ingahe, haganirwaho ku buryo ya myaka yagabanyuka, ariko icyemezo cyo kiri mu maboko y'umwana kuba yakwifatira icyemezo. Yego, reka noneho twakire Mizero Ivan. Ivan, uranyumva? Ndabumva neza. Ngo urahagana he? Ntuye mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Ikibazo cyangwa igitekerezo? Jewe igitekerezo mfite ku burezi bw'umukobwa, nka hano iwacu ho turashimira by'umwihariko leta iyo yagerageje gushyiramo imbaraga mu burezi, mu korohereza abakobwa kwiga, ariko hari nk'ibibura kumva mu bindi bihugu cyangwa se mu mijyi, ariko bitageze mu byaro, bitageze mu bice by'ibyaro, dore ko dukorera mu bice by'ibyaro. Ubusanzwe ndi umurezi, ndigisha, njya mbona ibibazo abana b'abakobwa bahura nabyo, kubura ibikoresho cyane bitewe n'uko ntabwo leta yahise ibishobora byose ngo ihite ibikora, ariko ugasanga hari ahandi ho byazamutse mu zindi ntara, ugasanga bitewe no babonye imiryango itera inkunga, yabatera inkunga babasha kubona ibyo bikoresho bibafasha, biborohereza mu masuku, biborohereza mu masomo yabo, bahabwa n'inama, ugasanga bo mu byaro bo ntabwo bajya babona izo fasilite bitaye. Urasanga harimo rero ikibazo ku bana bo mu cyaro, ni nabo baba bafite n'amikoro tuvuge make cyangwa aciriritse, ariko haracyari ikibazo cyo kubona abo baterankunga babonera ibyo bikoresho by'isuku. Yego rwose pe. Ibindi mugenzi wanjye yabivuzeho, bishobotse ubuyobozi bwari ukuntu bugabanya igiciro binyujije mu misoro, bakabikinga ku maproduwi afasha mu masuku, kugira ngo nabo batishoboye abagereho ahendutse, babashe kuyagura ku giciro kitabahenze. Ko mbahaye nk'urugero nko mu cyaro nkoreramo, ibikoresho abakobwa bakenera mu gihe cy'imihango, ushobora gusanga agapira kagura amafaranga 1000. Amafaranga 1000 umwana w'umukobwa kuyabona, cyangwa se umuryango w'abakene kuwubona, bafite n'abandi bashonje, ujya ubona ari imbogamizi bamwe tukababura ku mashuri bitewe n'icyo kibazo bagize. Ushobora kuba afite n'abakobwa, umubyeyi afite abakobwa barenze umwe, nk'abarenze 5 ahubwo. Yego, urumva biba bimuruhije cyane pe. Ntabwo agize, reka tubyite nk'ingorane, nubwo bari umugisha, nk'abo 5 bose bakagira muri icyo gikorwa, urumva kibaye ikibazo gikomeye. Birumvikana. Ubwo na mwarimu bigisha nawe urumva ko bagize ikibazo, kuko ntari bubabone bose ko yabyifuzaga, keretse iyo bagize amahirwe bikabera ku kigo ho, ko baba bafite utwo dukoresho duciriritse babafashije. Urakoze cyane rero Mizero Ivan. Murakoze cyane namwe. Akazi keza kandi, kuko kurera burya ntabwo byoroshye,
ni umurimo utoroshye ariko kandi ufite akamaro kanini cyane ku mwana cyangwa se no ku gihugu muri rusange. ye twakire na Maurice Tuyikeze. Uranyumva Maurice? Wiriwe? Mwiriwe. Yego, urahagana he? Ndi i Burundi muri komine Rango, ntara ya Kayanza. Wowe igitekerezo ufite cyangwa se ikibazo wifuza kubaza umutumirwa? Tuza yuko ikundiro y'urwaruka bose baragerageza kugira gute? bagerageza kudufasha mu kutwigisha ukuntu twigenga mu migenzo yacu, kandi kuri ubu bumenyi hariho ibintu byinshi usanga abantu bakunda kuraba amafoto cyangwa amavidewo y'ibintu bihekerasoni, biba byiza benshi babiheza. Ikindi nacyo bakijukira gusenga cyane, nicyo cyoba cyiza, ni nayo ntererano yanjye. Urakoze cyane Maurice. Ni radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, aho turimo kureba cyane cyane ibijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa. Reka twakire Mariam. Uwase Mariam, uranyumva? Ndabumva. Mwiriwe neza, ikaze ku ijwi rya Amerika. Murakoze cyane. Nawe uri umurezi, watubwira aho icyo mwibandaho cyane mu bijyanye n'uburezi. Ese nawe aho wigisha iki kibazo cy'ibikoresho by'isuku by'umwana w'umukobwa naho kirahari, mwebwe bihagaze gute? Murakoze cyane. ndashimira leta cyane, ubuyobozi bwacu bwemerereye mu Rwanda. Ubuyobozi bwacu ntako butagira ngo habashe kuboneka ibishoboka byose bituma umwana w'umukobwa abasha kwisanga mu burezi kandi yisanga imbogamizi ari nkeya. Bishatse kuvuga iki? Hano iyo turi ku ishuri, umwana w'umukobwa ku bikoresho by'isuku numvise turi kuvugaho cyane, nta kibazo aba afite, ntacyo. Ibikoresho byose birahari, icyumba cy'umwana w'umukobwa kirahari gitunganije neza, hanyuma uburenganzira bwose abunganya na musaza we, abasha kwiga, kandi iyo ageze igihe cyo guhitamo ibyo yiga, umwana w'umukobwa abasha guhitamo ibyo ashaka uko yumva bitewe n'ubushobozi afite. Ni ukuvuga ngo ibyo byose biraboneka. Twagaruka inyuma mu miryango, naho ndashima imiryango ko iwacu mu ngo uburezi bw'umwana w'umukobwa cyangwa uburere bw'umwana w'umukobwa bumaze gutera imbere. Umwana w'umukobwa uyu munsi nawe mu rugo asigaye yumva afite agaciro, asigaye ari umuntu ushobora kugishwa inama cyangwa se agahabwa ibibasha kuboneka ku bushobozi umuryango ufite. Rero yego, njyewe nicyo nashakaga kuvuga cyane, ko uyu munsi ubona ko uburezi bw'umwana w'umukobwa buteye imbere. Imbogamizi yahura nazo ni za zindi n'ubundi z'uko turi mu rugendo n'ubundi rwo gutera imbere nk'igihugu, turi ku rugamba rwo kumva ko hari ibigomba guhinduka. Niho imbogamizi nyinshi usanga ziva, ariko nazo ubona ko buhoro buhoro urugendo ruracyari rurerure ariko tuzarurangiza. Yego Mariam, ni byiza. Uravuga ko hari byinshi byagezweho, ariko urebye baravuga ngo ntabyera ngo de, urebye ugatekereza nk'ashobora gushyirwa ingufu cyangwa hakeneye gushyirwa ingufu muri ubwo burere bw'umwana w'umukobwa, ubona ari nka hehe? Ahakenewe gushyirwa ingufu mu burere bw'umwana w'umukobwa ni ahantu habiri. Uko njye mbibona, ahambere hakomeye ni mu muryango.
kuko burya umuryango niryo shuri niryo rerero rya mbere ku mwana uwo ari we wese, ariko cyane cyane ku mwana w'umukobwa hakenewe umuryango cyane, kuko nko mu burezi baratubwira ngo niba ushaka kurera umwana uzavuka kuri generasiyo y'ejo hazaza, urera uwo ufite uyu munsi kugira ngo uburere umuhana wazabuhe uwo azabyara icyo gihe wowe ushobora kuzaba utagihari. rero ahantu hambere hakomeye cyane ni mu muryango, niho hakwiriye gushyirwamo imbaraga kugira ngo umuryango wumve ko ari inshingano zawo, ababyeyi bumve yuko ari inshingano zabo kurera kandi bakarera neza bazi ko barerera igihugu. aha kabiri ni ku miryango itegamiye kuri leta ifite cyane gahunda z'uburezi bw'umwana w'umukobwa cyangwa se gufasha umwana w'umukobwa n'umugore muri rusange, noneho bagashyira mu bikorwa ingamba cyangwa se gahunda zabo mu buryo bukwiriye, kandi bakagerageza kureba amaso bakayagura bakareba mu bice byose by'igihugu. hari mugenzi wanjye wavuze ngo mu cyaro ngo ntabwo bababona, bakagerageza kureba mu bice byose by'igihugu, ntibase n'abibanda ahantu hamwe cyangwa se ngo hagere aho bagera cyane ahandi ntibahagere. nshimira Safe Generation cyane kubera ko icyo cyo yo yaragikoze. uyu munsi turayibona turi mu mujyi wa Kigali, ariko twajya no mu ntara tukayisangayo, byibura icyo yaragitekereje. n'abandi rero nk'imiryango itegamiye kuri leta barebe cyane, bagerageze kwagura amaso yabo ntibibanda ahantu hamwe. murakoze. ndagushimiye cyane nawe rwose Uwase Mariam kuri ibyo bitekerezo uduhaye. ugire akazi keza nawe mu murimo wawe wo kwigisha. murakoze cyane namwe, ibihe byiza n'akazi keza. urakoze. reka noneho twakire umwana w'umukobwa, mbanze nisegure kuri Nizigiyimana Jean Claude, wihangane gatoya rwose turakugeraho mu kanya, ariko tubanze twakire uyu mwana w'umukobwa. Alice, uranyumva? yego ndabumva neza. yego. Alice rero nawe nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika. ntabwo dukunze kubona abantu b'igitsina gore baduhamagara, ariko rwose biranshimishije kubona barimo kugira uruhare muri kiganiro. ndagira ngo wowe nk'umwana w'umukobwa wakurikiye ikiganiro utubwire muri makeya wowe uko nawe ubibona uburere bw'umwana w'umukobwa, ubona afite izihe mbogamizi muri makeya, cyangwa se wowe aho umuryango Save Generations waba waragukuye naho wakugejeje muri kino gihe. yego murakoze. nk'uko n'ubundi navuze njye nitwa Alice, mperereye mu Rwanda mu karere ka Nyagatare. uburezi bw'umwana w'umukobwa wenda ngereranije no mu bihe bya kera ko nagiye numva amateka, bwari uburezi bisa bahezaga abana b'abakobwa, ugasanga akenshi abahungu barumva ko aribo bashoboye, abahungu nibo babasha kwiga. ariko ubu ngubu uburezi bw'umwana w'umukobwa bumaze gutera imbere, aho usanga twese twiga kandi tugafatwa kimwe, ugasanga amasiyanse, imyuga itandukanye, n'abana b'abakobwa natwe dufitemo agaciro. hanyuma imbogamizi zigihari, icya mbere wenda uretse ko nkange wenda nagize amahirwe nkabona umuryango Save Generation ukamfasha mu kwiga kwanjye, ariko hari n'abandi wenda bakiri mu byaro usanga batabasha kubona ubufasha nk'uko bikwiriye. ikindi abana b'abakobwa bageze mu bihe by'ubwangavu nyine bitewe n'ubushobozi bw'ababyeyi, usanga bageze muri ya myaka y'ubwangavu ugasanga bashaka nyine gusa neza, ugasanga bashaka kubaho mu bundi buzima. hanyuma mu gihe batabonye uko ababyeyi babo babaganiriza babatware neza muri ubwo burere, ugasanga bataye amashuri, bagiye nko wenda nko mu tuzi two mu rugo nko mu mujyi. izo ni imbogamizi zigihari. izindi mbogamizi usanga harimo nko gutwara inda zitateganijwe, ugasanga umwana muto w'imyaka 15 16 rwose atwaye inda. izo ni imbogamizi zigihari, wenda bitewe n'uburere muri sosiyete uburyo abayeho, ko hari n'ababyeyi batabasha gusobanurira abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere.
ariko ngarutse kuri save generations ngewe nanayishimira cyane kuko yaramfashije ngewe wenda niga mu wa kane nigaga mu kigo cya boarding ariko mu rugo iwacu ntabwo babashaga kubona minerivare njye nigaga ntaha ariko aho namaze kugera muri save generations yantangiye minerivare kumva mu rugo ntibari kubona ibikoresho na minerivare kugira ngo nanjye nige ndi boarding ntabwo byashobokaga ariko nagereye muri save generations ikantangira minerivare rwose nabashije kwiga neza nta kibazo nanjye mbasha kwiga ndi boarding nk'uko abandi biga nabasha gukurikirana amasomo yanjye neza ndetse n'imitsindi byazamuka ikindi save generations yagiye idufasha hari ukuntu bagira bakavuga ati ni ukwiha intego wowe hari ukuntu usanga umuntu yiga ariko akavuga gusa ni ukwiga ariko maze kugera muri save generation hari ukuntu nasanze wowe ubwawe wicara ku giti cyawe ku intego ukavuga ngo uku nguku muri iki gihembwe ibigiye kugerwaho ngomba kugira ngereranyije ngomba kugira amanota ya n'aya ukiha intego y'ibyo ugomba kugeraho ubwo nyine ukabasha kuba ubuzima bufite intego ukabasha kubaho nyine utekereza waba uri no kwiga wabasha hari ukuntu nyine ku ishuri haba harimo bikunda ukuntu ugasanga umuntu agendera mu kigare ariko kuba wabaga warihaye intego ukavuga uti nintaha nzajya kuri save generations bambaze bati wari wihaye iyihe ntego ndetse intego zawe wabashije kuzigeraho niba utarazigezeho ni izihe mbogamizi wahuye nazo nyine bikagufasha kwiga ufite intego yego hari ukuntu save generation igenda ifasha abana batsindwa ugasanga nyine nk'uko tuba baba bagufasha wenda bakurikirana minerivare ariko imitsindire yawe ikazamuka ibyo ugasanga umusiga cyitwa one on one talk counseling aho baganiriza umwana babona atsindwa bakamufata ari wenyine atari kuvuga ngo ni bose bakamuganiriza bakamubaza bite ni iki kitagenda bakagerageza kukwisanzuraho nawe ukisanzura ukabona kuko ni umuryango ni abantu bakuri hasi ukaba wabasha kuba open niba waba ufite ikibazo utabasha kuganiriza umuntu ariko bukabibaganiriza bakaba bakugira inama ukabasha gutsinda ibyo ngibyo mu mutwe. urakoze cyane rwose Alice kuri uyu musanzu muri kiganiro ndagushimiye cyane kandi ukomeze wige neza ukurikize n'izo nama ugirwa n'abakwigisha ndetse n'uwo muryango ugufasha mu buzima busanzwe. Twakire noneho Jean Claude. Yego komera urahagana he? uraho twahema. Yego uri hehe suba? nagerageje gukurikira ikiganiro. Yego igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa? icyifuzo cyanjye cyangwa icyo nterera ni uko abana bose ni abana kuba babyaye. yaba umukobwa cyangwa umuhungu abana kandi bakwiye kugira icyubahiro kingana imbere y'umubyeyi wabo. nicyo gituma kandi nabo bakwiye kugira inyifato nziza ingeso nziza mu kibano kugira ngo ibyo bituma batabaraba neza bihave bajye barabaraba neza. uravuga abana? yego niyo ntererano yanjye. urakoze cyane Jean Claude Nizigiyimana kuri iyo ntererano. tugaruke ku mutumirwa wacu Yvette. wumvise ibimaze kuvugwa, hari mwarimu Mariam, hari uriya mwana w'umukobwa tubwiye byinshi cyane, ndumva tubwiye byinshi mubafashaho. nagira ngo niba hari icyo wumva wakongeraho muri makeya mu bijyanye na cyane cyane n'uburyo inzitizi zishobora kuvaho ku mwana w'umukobwa aba ariho dukomereza. murakoze. nshimira kureba bagize uruhare nyine mu kiganiro, ari mwarimu ari Mariam ndetse n'abandi. nibyo ni koko hari byinshi bimaze gukorwa cyane, nakomeje kubivuga ndetse no mu gutangira.
ni byiza yuko dufite igihugu giha uburenganzira, giha umwana w'umukobwa ijambo ridasize n'umuhungu. tukaba hariho na gahunda nziza y'uburezi budaheza, uburezi budaheza kandi uburezi kuri bose, aho ari umukobwa ari umuhungu ndetse yewe n'abagore n'ababyaye n'abagabo babasha kujya mu ishuri bakiga bakabona bwa burezi budaheza umuntu kandi butagira uwo busiga inyuma. Icyo ni ikintu cyo kwishimira. Niyo turebye yuko dufite n'amategeko aha wa mwana w'umukobwa ari uri mu giturage, ari uri mu buzima bukennye, ari uwo mu mujyi ndetse n'ubuzima bukize, ubuzima bwose bikabaha amahirwe angana yo kubona uburezi ndetse no mu mategeko yacu akabishyigikira. Mbona ari ikintu cyo kwishimira. Ariko n'uko twabivuze haracyari inzitizi koko zitandukanye zanagiye zigarukwaho, ari mu buryo bwo kubona bya bikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango ku bana b'abakobwa, kubona ibikoresho bikiri ku giciro gihanitse bigihenze, ari kubona n'amafaranga y'ishuri, aho ni umuryango ubasha kuba ufite ubushake bwo kohereza umwana wabo mu ishuri, yaba umuhungu yaba umukobwa, ariko umuryango ufite ubushobozi bukeya bwo kohereza wa mwana ab'umuhungu cyangwa ab'umukobwa. Kuba imiryango igifite ubwo bushobozi buke, hari n'imyumvire y'imiryango. Nibyo koko nk'uko impinduka yose ari urugendo, hariho n'imiryango iba igifite imyumvire ikiri hasi itumva impamvu yo kohereza umwana mu ishuri. Ni inzitizi zigihari zigiye zitandukanye, ariko izo nzitizi hari icyakorwa bitavuze ngo ni igishya, hari n'ibisanzwe n'ubundi bikorwa, ari ku rwego rwa leta, ari ku rwego rw'imiryango itari iya leta, ari no ku muryango nyarwanda muri rusange. Kuba hari ubushake bw'umuryango bw'ababyeyi kumva ngo ni byiza kohereza umwana wanjye mu ishuri, ni impinduka nziza. Kuko iyo tugereranyije n'ibindi bihugu, hari aho usanga umubyeyi ubwe yaba afite byose ariko atumva impamvu yo kohereza umwana mu ishuri. Ubwo rero abe yumvise uyu munsi araharanira yuko yakohereza umwana we mu ishuri, akarwana no gushaka ubushobozi bw'uburyo yohereza umwana mu ishuri, uburyo amwishyurira amafaranga y'ishuri, uburyo amugurira ibikoresho, akaba yabibona bimugoye ariko afite bwa bushake. Icyo ni ikintu cyo kwishimira kandi gikwiriye kugumaho. Hari n'ikindi cy'imihindagurikire mu mitekerereze yo kuvuga ngo mu bana nabyaye ndohereza ndi. Hariho aho mu myaka yashize wasangaga umubyeyi yavuga ngo ndohereza umuhungu, ariko umukobwa we araguma mu rugo afashe imirimo yo mu rugo. Ni icyo kwishimira uyu munsi yuko hamwe na leta yacu yuko hariho ikintu cyo gushyigikira uburezi bw'umwana w'umukobwa, ku buryo ari umwana w'umukobwa ari umwana w'umuhungu bose bafite uburenganzira bungana ku burezi, babasha kujyanwa mu ishuri, babasha kwiga. Icyo nacyo ni ikintu cyiza cyo kwishimira kandi cyo guhozaho, yuko nta mwana yaba umukobwa yaba umuhungu udakwiriye kubona uburezi kandi butamuheza bijyanye n'icyo ari cyo, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, yaba uwo mu muryango ukennye cyangwa ukize, dore yuko hariho n'uburyo bwiza bwo gufasha n'umwana wo mu muryango utishoboye kugira ngo abashe kubona uburezi. Reka turebe ko twakwibanda cyane ku bintu byagakwiye guhinduka kugira ngo abantu babashe iyo myumvire nyine ibashe guhinduka, abantu bose bagendeye ku murongo umwe bumva ko abana bose bareshya. Myihanganire gatoya, hari abategereje ku murongo wa telefone tutaza kubabura telefone zabo zidacika. Reka tubanze twakire Bernard Kanyarwanda. Uranyumva? Ndabumva. Wiriwe, urahagana he? Ko muzi mu Kanyarwanda Bernard. Ndi mu Rwanda kandi. Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo? Igitekerezo cyangwa ikibazo mu magambo makeya, hari benshi bakomeje gutegereza. Nkaho naba ndi gushima bitewe na leta y'u Rwanda ukuntu yasize ingufu mu kwita ku bana b'abakobwa. Usanga kenshi imirimo y'ubwubatsi, imirimo yo kubaza, ubukanishi, usanga kenshi mbere ari abagabo bayikoraga,
ariko ni ukuvuga ngo muri iki gihe mu rwanda n'abakobwa barubaka bakanika amaradiyo bakanika amateleviziyo barasakara rwiyemezamirimo mu makampani runaka. ariko ni ukuvuga ngo wenda n'ibindi bihugu bikini wenda wareberaho ese ibindi bihugu byose bigomba kumenya yuko n'abakobwa ari abantu bafite ari abantu bazi gukora ni kimwe n'abasaza babo b'abahungu. ari igihugu ngewe n'aba nzi ibihugu kimwe nagiyemo nsanga umukobwa ngo ntabwo yemerewe kugira ute ngo kukurira ngo ajye gusakara kandi mbona aho ngo ari ihohoterwa. umukobwa ngo ntabwo yajya ngo wenda mu gisirikare kandi umukobwa arashoboye. n'ibindi bihugu byareberaho bikarebera hamwe ahubwo bikareka guheza abakobwa kuko n'abana n'abana barafite barashoboye kandi. urakoze cyane kuri ubwo buvugizi Bernard. twakire na Siriro Muvunyi. turi kumwe? amahoro. Komera urahagana he? ndabumva cyane. uri he? ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Yego, nawe tanga umusanzu wawe muri makeya. muri makeya ntabwo ndi bujye kure y'ibitekerezo bagenzi banjye batanze. gusa ndabanza nshime leta y'u Rwanda kubera ko yitaye ku burere bw'umwana w'umukobwa. umwana w'umukobwa ariga nta pfunwe, ariga nta kibazo. gusa imbogamizi zo ntabwo zabura ku bijyanye n'ibikoresho by'isuku by'abana b'abakobwa, kuko kugeza na n'ubu niyo miryango nterankunga itegamiye kuri leta nayo numva bari bakwiye kwibanda cyane mu byaro kuko njya mbona abana benshi baba bararetse ishuri, ntabwo mba nzi ngo impamvu ni izihe. bakagerageza kuko niyo hari abuganiriza bakakubwira ko ari impamvu ya mikoro. numva ibyo byari bikwiye. hanyuma nkagaruka ku ruhare rw'ababyeyi kuganiriza abana, ndumva aricyo kintu cya mbere buri mubyeyi ahari. nanjye ndi umubyeyi mfite umwana w'umukobwa ariko ngerageza kumuganiriza nubwo ari mutoya, ariko mparanira yuko yazavamo umuntu kandi yazavamo umuntu uzi kwifatira umwanzuro ku buzima bwe. ubwo rero ababyeyi bagomba kugira uruhare bakaganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere, kubera ko ubanza telefoni icitse. reka tube twakira. komeza usoze igitekerezo cyawe. telefoni yasaga nk'icitse. muri kunyumva noneho? iyi turakumva. bakaganiriza abana babo kugira ngo zino nda zitateganyijwe zigabanyuke, kuko mbona nta n'undi muti ahubwo ngo baboneze urubyaro bagira gute. ntabwo aricyo cyihutirwa. icya mbere ni ukuganirizwa ku buryo abazi neza yuko imyaka aba agezemo aramutse akoze imibonano ashobora kuba yakwandura indwara, ashobora kuba yatwara inda imburagihe. hanyuma ibikoresho by'isuku rwose leta ntako itagira, ariko bagakomeza kubitekereza no gutekereza ku bantu bo mu byaro rwose, kuko burambona baharenganira cyane. n'ibyumba byihariye by'abakobwa ku ishuri nabyo bikiyongera, amazi, ibyo byangombwa byose bikaboneka, kuko ntabwo ari ko amashuri yose, ntabwo hamwe neza ko ari kose biba bihari, kubera ko ntabwo iterambere rigera ahantu hose icyarimwe, biba bisaba n'izindi mbaraga. murakoze cyane. yego, ndagushimiye cyane nawe Siriro. twakire noneho Fiyete. Fiyete uranyumva? Fiyete uratwumva? reka noneho tube twakiriye Lion. Lion sinzi niba ariyo mazina yawe cyangwa ari ayo ukoresha kuri. amazina yanjye ni Elize Nshimiyimana. Elize Nshimiyimana. niwe uri muri Zambia? ndi muri Zambia. yego. igitekerezo cyawe muri makeya nawe cyangwa ikibazo? icyo niyumvira cyane ku kibazo banatangiye kijyanye n'uko kuri bashiki bacu bwa mbere ni uko bwa mbere tubashyigikira bijyanye n'uko bashiki bacu bwa mbere. bwa kabiri ni uko turakeneye cyane cyane ibisigaye binini bya bashiki bacu cyane cyane tubona mu gutera imbere
hajya i burundi icyumviro cyanjye ni uko nka cyane cyane butangura kujya mu gushyigikirwa bakajya mu nzego. Ndamaze kubona cyane nko muri Colombia tarabonye umuyobozi cy'umukuru w'igihugu yari mu fasoni. Ibyo nanjye ndifuza ko natwe ngaho iwacu i Burundi kugira cya mbere cyangwa icya kabiri kugeza kuba umufasoni. Ndakunze kubyifuza cyane cyane n'iburi bikaba byabaye na ngombwa akaba n'umuntu w'igihugu byanezera cyane. urabya iwacu igihugu cy'iwacu i Burundi ni gake ushobora gusanga nk'umuntu ari mu nzego za leta cyane cyane izo hejuru ari umukenyezi. urifuza ko ibyo byahinduka rero? bifuza ko byohinduka bagahabwa ikibanza kinini twabashyigikira bakashaka byinshi kugira ngo ijwi ryabo ritere rijya mbere bagire icyo baterera ku gihugu, ijwi ryabo ryumvikane, ibyumviro byabo bitere bijya imbere. urakoze cyane Nshimiyimana kuri ubwo buvugizi ukoreye abakenyezi mu Burundi, ndagushimiye cyane. noneho twakire Fiyete. Fiyete, noneho uranyumva? alo Fiyete, ntabwo nzi ikibazo telefoni yifite, ko ku buhanga bw'ibyuma arambwira ko ahari ariko namuvugisha ntanyumva ahari. reka noneho dukomeze ikiganiro n'umutumirwa wacu Yvette. hari abakomeje gushima imikorere uburere bw'umwana w'umukobwa mu Rwanda, bashima ubuyobozi, ariko bakavuga bati no mu byaro urumva hari inama mwatanga ku bijyanye n'abari mu cyaro mu bijyanye n'uburere bw'abana? Ijambo ni iryanyu. murakoze kandi ndashimira abakomeje gutanga n'ibitekerezo byabo. ni koko hari icyo nabwira ku bari mu byaro. nibyo hari ibikorwa bigenda bikorwa ari na leta kugira ngo bizamure uburezi bw'umwana w'umukobwa ari mu cyaro ari no mu mujyi. ariko nubwo bimeze bityo nk'uko byagiye bigaragara, harimo zimwe mu nzitizi zigihari, harimo wenda natanga urugero nk'icyagiye kigarukwaho cyane nko kubona ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango ku bana bari mu cyaro. aho ngaho twakomeza gukora ubuvugizi, ntabwo ari Save Generations gusa yonyine, ahubwo n'imiryango ikorana n'umwana w'umukobwa ndetse n'imiryango itari iya leta itandukanye, kugira ngo ibikoresho by'isuku bibashe kugera aho bitaragera ari mu gice cy'icyaro, ndetse usibye gukora ubuvugizi no kugira ngo habeho kugira ngo n'ibyo bikoresho bibashe kugera hose aho bitaragera mu gice cy'icyaro. reka twakire noneho umwana w'umukobwa kugira ngo nawe agire icyo yavuga muri kiganiro. Vanessa, uranyumva? ndabumva neza. ikaze ku ijwi ry'Amerika. nawe reka tuguhe ijambo ugire icyo watubwira mu bijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa muri make cyane. murakoze. nk'uko mubivuze, nitwa Umutoni Vanessa, nkaba maze imyaka irenga 3 ndi umugenerwabikorwa wa Save Generations Organization. muri iyo myaka rero hari byinshi Save Generation yagiye idufasha nk'abana b'abakobwa, byagiye bidufasha mu burezi bw'umwana w'umukobwa. icya mbere, Save Generation yatwigishije kwitinyuka, itwereka ko ejo hacu hazaza ari heza, ndetse muri yo tukabona n'urugero nk'umuyobozi mukuru wa Save Generation ni umugore. ibyo byatumye tumufatiraho urugero, bikadutera imbaraga y'uko dukoze cyane natwe twazagera imbere heza. ikindi kintu Save Generation yadufashije ni gutanga ibikoresho by'isuku ku bana b'abakobwa. ibyo bigakemura ibibazo bimwe na bimwe abakobwa bahura nabyo, nko kubura pads mu gihe cy'imihango, bigatuma bamwe batajya ku ishuri. ibyo rero icyo kibazo ku bana bagize amahirwe yo kuba abagenerwabikorwa ba Save Generation, icyo kibazo nacyo cyarakemutse.
hanyuma nk'uko tubizi muri sosiyete nyarwanda cyangwa se muri sosiyete zitandukanye hari ukuntu bafata nk'umwana w'umukobwa wize noneho imibare, amasiyanse, tekinike nk'umuntu nyine utavugirwamo, umuntu udashobotse. Safe Generation rero ije icyo ngicyo yagikuyeho, itwereka ko dushoboye, ko ibyo basaza bacu bakiga natwe twabyiga, bigatuma twirengagiza ayo magambo yandi ari muri sosiyete. Urugero nanjye nizi mu byo nize harimo imibare, harimo ikoranabuhanga, ni urugero rero ko Safe Generation rwose ari cyo yadufashije. Ikindi biragaragara ko hari abana baterwa inda bitewe n'amakuru y'ibihuha bafite. Urugero bakababwira ko barabakiza umwaku, kuba bashobora gukira ibiheri igihe bakoze imibonano mpuzabitsina, ibintu nk'ibyo ngibyo. Safe Generation rero iduha amakuru, ikatubwira ko ikatwereka amakuru y'ibihuha, ikatwereka n'amakuru yariyo. Ibyo rero bituma abana b'abakobwa bata ishuri kubera ko batewe inda kubera amakuru y'ibihuha bahawe bigabanuka. Hanyuma ikindi Safe Generation idufasha, itwigisha kwifatira umwanzuro. Itwereka ko ubuzima ari ubwacu, niba hari aho ushaka kugera rwose nta kintu cyagukoma mu nkokora. Kuba umukobwa ntabwo ari ikosa, nta n'ubwo ari icyaha, ahubwo ni umugisha kandi wakoresha ukagera kure. Murakoze cyane. Murakoze cyane rwose, ndagushimiye Vanessa. Reka dukomeze ikiganiro ku buhanga bw'ibyuma. Yego, reka dusubire ku mutumirwa wacu. Ndabona tugenda tugana ku musozo. Nk'ikintu wumva ufite ku mutima, Yvette, ikintu wumva ufite ku mutima wifuza kuba wasangira n'abatwumva muri uyu mwanya, kugira ngo tutaza gusoza ikiganiro utakivuze ariko muri makeya. Nakoze ikintu mfite ku mutima ni ukongera gushishikariza abatwumva, baba bakuru, baba batoya, baba abakobwa, baba abahungu, baba abagabo n'abagore, yuko uburezi bw'umwana w'umukobwa bwagirwamo uruhare na twese. Twese dukwiriye kumva yuko ni inshingano yuko tugira icyo dukora kugira ngo umwana w'umukobwa nawe abashe kubona uburezi. Kandi noneho kubona uburezi ku mwana w'umukobwa ntago ari feva, ntago ari feva tuba twamugiriye, ahubwo ni uburenganzira bw'umwana w'umukobwa kubona uburezi bungana n'ubw'umwana w'umuhungu. Ni uruhare rero rwa twese, duhereye ku mwana w'umukobwa ku giti cye, akwiriye kwiyumva yuko afite ubwo burenganzira, akwiriye guharanira yuko abugeraho. Kandi ikindi ni abagize umuryango, ari ababyeyi, bagira uruhare runini cyane rwiza mu kwigisha umwana, babasha no kugira uruhare rutuma umwana w'umukobwa atabasha kubona uburezi bungana n'ubwa musaza we. Ni ugukangurira rero ababyeyi kohereza abana b'abakobwa mu ishuri bakiga, kandi nabo bafite ubushobozi. Dukurikije n'ubuhamya cyangwa inkuru twagiye twumva mu bana b'abakobwa, umwana w'umukobwa arashoboye nk'uko twagiye tunabyumva. Ni byiza rero yuko abona ayo mahirwe, abasha kwiga nawe akiteza imbere. Ibyo birareba ari mu burezi, mu mashuri. Umwana w'umukobwa nubwo bisanzweho, ariko birusheho yuko umwana w'umukobwa ahabwa agaciro. Nubwo bisanzweho, umwana w'umukobwa arushaho rwose kubona uburezi bumufasha. Aho ngaho harimo na cya kindi cyagiye kigarukwaho, ibyamuzitira byose birimo ibikoresho, birimo kubona minerivare ndetse n'ibindi. Nsaba ari umuryango nyarwanda, nsaba imiryango itari iya leta ndetse n'igihugu, yuko dukomeza rwose gushyira imbaraga mu gushyigikira no gufasha umwana w'umukobwa, no mu kumufasha kugira ngo ibyamuzitira byose bikamubuza kugera ku burezi bukwiriye bibashe kuva mu nzira ze, nawe abashe kugera ku rwego rwo kubona uburezi bungana n'ubwa musaza we. Kandi tunashimira cyane yuko hariho amategeko meza arengera umwana w'umukobwa, reka akomeze gushyirwa mu bikorwa ku buryo umwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu babasha gufatanyiriza hamwe bakabona uburezi bukwiriye,
kuko twizera neza yuko iterambere twifuza ari iry'umuntu ku giti cye, ari iry'umuryango, ari iry'igihugu, rizagirwamo uruhare na bose. Ari umwana w'umukobwa afite uruhare, ari n'umwana w'umuhungu afite uruhare. Reka ngushimire rero cyane rwose kuba witabiriye iki kiganiro. Nifuzaga guha ijambo Nshimiyimana Pacifique. Pacifique, ushobora kuvuga akantu gatoya mu masegonda dusigaranye? Gato cyane. Yego ndabumva. Ikintu mbanza kuvuga ni Pacifique mu karere ka Kamonyi. Yego nyarutsa amasegonda make cyane. Ikintu nshaka kuvuga mbere na mbere ni ugushimira umuryango Safe Generation kuko waje ukatwegeranya na bashiki bacu, ukaduha amahugurwa, ukatwereka yuko nabo bashoboye mu byo bakora buri munsi, kandi ukatwongeraho ko ku mahugurwa ajyanye no kugira intego ndetse n'icyizere. Kandi mu byo yaduhaye nk'inyigisho ntiyabigumishije mu magambo gusa, kuko yaduhaye n'ibikoresho bijyanye n'isuku. Yego, reka ngushimire rero, umbabarire rwose, reka nshimire n'abandi bose twari kumwe ku kiganiro. Tuzongera tugisubukure undi munsi. Nshimire abo ku buhanga bw'ibyuma, ari Santos na Nadia Taha. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.